nongeye kubasuhuza rero nshuti zanjye z'akadasohoka. Ngarutse ndi MC Ndangamira, impuruza makombe rutabangira igikaro cy'imfizi ukunda asa n'uko haramba inzovu. Ngarutse muri cya kiganiro cyacu amabanga y'ubukwe, aho tugenda tugerenzura amabanga y'ubukwe agenda atandukanye, adufasha kandi kumenya uburyo ki twakora ubukwe ku giciro gitoya kandi bukagenda neza, nk'ubwo wakoresheje amamiliyoni menshi cyane, bigatuma na nyuma y'ubukwe ndetse na nyuma ubuzima bundi bwa nyuma y'uko umushinga uba urangiye ugenda neza, kuko tuba twarize neza umushinga wacu. Uyu munsi rero naje kubagezaho uburyo ki washyiraho bije y'ubukwe butakuvuna, ni gute wategura bije y'ubukwe butakuvuna. Aha rero hari abantu batekereza cyane bagatekereza yuko ubukwe atari umushinga, bakaba bumva yuko bakoresha amafaranga uko babyishakiye, ariko nyamara siko biba bimeze, kubera yuko umushinga w'ubukwe nawo ni umushinga nk'indi yose, ugomba kwigirwa ndetse ukagerwa ingengo yayo yihariye kugira ngo ubukwe bugende neza. Reka rero turebe ibintu bitatu turaza kurebera hamwe byagufasha kugira ngo utegure bije y'ubukwe bwawe igende neza kandi utakunze. Ikintu cya mbere rero, ishyiraho ikiguzi ntarengwa kuri buri gice, ukuvuga ibice byose bigize ubukwe, ugende buri gice kigenera agaciro kacyo. Ikindi cya kabiri, indi ngingo ya kabiri igomba gukurikizwa kugira ngo tugene bije y'ubukwe. Tegura urutonde rw'iby'ingenzi kurusha ibindi, ni ukuvuga ibizakenerwa mu bukwe byose, ugende ubitegura ubyandike, urebe iby'ingenzi kurenza ibindi. Icya gatatu, andika ibintu ushobora kwikorera ubwawe ku giti cyawe. Numara kubyandika ahangaha rero, ubwo uraza kuba umaze gukora ingengo y'ubukwe. Reka rero tugende tubisobanura kimwe ku kindi. Reka duhere ku ngingo ya mbere, gushyiraho ikiguzi ntarengwa kuri buri gice. Ni ukuvuga ko rero ubukwe bugira ibice bitandukanye, tuzi ko habaho gufata irembo, hakabaho gusaba ndetse no gukwa, hakaza gushyingirwa. Ibyo byose ni ibice bitandukanye. Fatiraho buri gice bitewe n'ibiba birimo, ugende ukigenera agaciro kacyo. Gusaba uvuga uti bizatwara amafaranga angana gutya, ndetse gushyingirwa nabyo bizatwara amafaranga angana gutya, ndetse na reception izatwara amafaranga angana gutya. Icya kabiri, gutegura urutonde rw'iby'ingenzi kurusha ibindi. Reba uvuga uti mbese mu gusaba ni ibiki by'ingenzi bikenerwamo. Numara kubyandika, ese ni ibiki nzakenera kugira ngo umuhango wo gusaba ugende neza. Numara kubyandika byose, urebe icyabura, ntikigire icyo cyica icyo ukireke, urebe icyabura kigahungabanya ibintu, icyo ngicyo ukiteho kuko ni icy'ingenzi, ubundi nurangiza ahasigaye. Muri ibyo byose ita ureba ujonjore. Ubwo twageze ku ngingo ya gatatu, andika ibintu ushobora kwikorera ubwawe ku giti cyawe. Ubwo ahangaha ari ukujonjora ukareba ukavuga uti ibi ngibi rero nshobora kubyikorera, ntabwo mbiye kwishyura amafaranga. Dufate nk'urugero mu bukwe, ushobora kuvuga uti njyewe nshoboye kuba nabasha kwiterera make-up, si ngombwa ko nzajya muri salo. Icyo ngicyo ukashyira ku ruhande. Icya kabiri, njyewe nshoboye kuba nabasha kwidekorera, rero icyo ngicyo ntabwo gishobora kumvuna, nzakikorera, ugashyira ku ruhande. Ukagenda ujonjoramo ibyo ushobora kwikorera. Ahangaha nimba ibyo ushobora kwikorera n'ibyo inshuti zishobora kugufasha utagombeye kwishyura amafaranga. Nurangiza ubishyire hariya. Bije y'ubukwe iraza kuba itunganye kuba ko yageneye buri agaciro. Ubundi ugende ku munsi w'ubukwe ubukore ugendeye kuri bije wakoze, nta na kimwe usimbuje cyangwa se kugira icyo wirengagiza, kubera ko waba ugiye nanone kwibeshya. Rero reka nsubikire ahangaha, ubwo tubonye ibintu bitatu ushobora kwitondera kugira ngo ukore bije y'ubukwe. Rero nimba ushaka yuko ngufashe gukora bije y'ubukwe, nyandika, ca muri comment unyandikire uti ndashaka nkorera bije y'ubukwe, ubundi nze tuganire turebe uburyo ki nagufasha kuyikora kandi bigende neza cyane. Nge rero ndi MC Ndangamira, ikiganiro ni amabanga y'ubukwe, tugenda tugerenzura hamwe. Umuyoboro ni wawundi MC Ndangamira, n'ubundi twasangaho amabanga y'ubukwe. Muri video iraza gukurikira turaza kureba ibyo tugomba kwirinda dutangiye ugutegura ubukwe. Kugira ngo bigende neza, ibyo tugomba kwirinda rero ko dutegura ubukwe, ibyo tugomba kwirinda, ibyo nibyo turaza kuza tureberaho muri video iraza gukurikira. Reka rero ngusabe gukora subscribe kugira ngo dukomeze tunogerwe, kandi usharinge ku nshuti zawe
kugira ngo nabo bagire icyo bunguka muri aya mabanga y'ubukwe. Reka rero ngusabe nyakugira ubugingo n'ubugingo agarika ibiganza kugabira abungera inyanja, ugire itungo usumbye birenge ku ntenyo. Nanjye MC Ndangamira ndabakunda, duhure muri video itaha.